waba warigeze uhura n'umutinganyi wowe ubwawe? Njye nahuye n'umutinganyi ndamubona pe, kandi nabonaga nari nzi ko ari umuvandimwe nta nibyo nari nzi. Noneho turaryama, twaryamaga turi benshi, yari n'umushoferi, ariko icyo gihe naryamaga nambaye imyenda, ndangije ngende ngona ndimo ndarota. Utangira kurota? Ntangira kumva ndimo ndota, naho ibyo ndimo kurota birimo biraba. Noneho uko nambaye umwenda wo kurarana agapantaro, ariko kamfashe ni nk'Imana yari yabikoze. Buriya ntago warana n'umuntu ngo maraye musigana ibimuno, wenda uraye wenyine ushobora kwiyambura, ariko kurana n'umuntu urambara. Nararyamye ndambara, kuko cyane ko nari no mu buturo bwe ndambara. Wari uriwe? Nambara agapantaro. Wari wamusuye se? Nari narayeyo. Bya bindi by'abasore nari nyiri umusore, ndarayo nzi ko ari ibisanzwe, ariko ndyamye numva imaritse imitima, ariko nkajyana ibibazo yifitiye, ariko akambwira ngo mfite n'amabuno manini. Yari nyiri umusore, ariko bimbwira icyo gihe turimo kurya ntazi ibyari byo. Akureba akarabya indimi. Ariko iwanyu ngo n'abakobwa banyu bagira amabuno manini, kuko bahora babivuga nkumva nibyo, sinabyitaho. Noneho ndyamye, nibwo rero yabonye ko nasinziriye. Imana irakuzamuye, iguha icyubahiro, irakumenyekanisha, iguha itorero, iguha umurimo, irakuzamura, urashumye, urakora, none uribagiwe, dore bigiye kugusohoreraho. Imana yamutumyeho intumwa ntiyayumva, irangije imutuma haya amagambo. Imana yabanje kumubwira ati nyamuneka kura. Buri Imana igisanga umuntu ikamaze kumubwira ati narakuzamuye ukora muri rubanda rwo hasi, ndakuzamura mushyira ku gatuti, ndakuzamura wambaye ibyubahiro. Umuntu akareba itorero, akitora akariyobora, akareba ryari mu mwuka, agatangira kwinjira mu muryango y'imbaraga za gishitani, agatangira kugira ibigirwamana yinjizamo, akavuga ngo ninabikora gutya sinzamenyekana, sinzatera imbere, ntago nzaba umuntu ukomeye. Yego, ntago nzagera hano. Ugasanga yebo itorero, ariko agatangira kugira gute gushyiramo ibigirwamana, agenda agira ibintu y'imikamo, ashyiramo ibyo byaha by'ubutinganyi, agenda ashyiramo ibintu byose. Kubera iki? Kuvuga ngo nudashyiramo ibi bintu ntago uzamenyekana, ntuzatera imbere. Ngo yimika ibigirwamana, ngo agenda atera ibigirwamana, ngo buri musozi wose ushyira bigirwamana, ngo bakajya bamanuka, ngo bajye basenga, ngo kandi ngo iyi Mana, iyi niyo Mana, Imana y'ibigirwamana, iyi niyo Mana, Imana yo kunywa inzoga, Imana yo gutingana, Imana yo gusambana, Imana yo kujya mu bapfumu, Imana yo kujya ikuzimu. Yamuvanye muri rubanda aciriritse, mu basuzuguritse, imwicaza ku ntebe ngaho yayihaye icyubahiro. Reba yaraciriritse, yabikanzu yambaye, reba icyubahiro Imana imuhaye, ariko Satani atangiye kumwereka ko nta cyubahiro afite, ahubwo agomba kujya n'ibindi avangamo turiya. Nabonaga umugozi urimo gupimwa, nkabona buri zose irapimwa. Imana itangira kubabwira amagambo ameze nk'aya ngaya, yamwe ngo kuwanze guca bugufi ukanga guhinduka, ngiye kuza, ngiye gukuraho, ngiye guheha, ngiye kwigizayo umuryango wose wo mu rugo rwawe, uko wari uyoboye, ibyo wari uyoboye, ibyo wari wiringiye, ibyo washyiraga imbere, nzaheha nk'uko umubyeyi aheha amabyi. Nzaheha. Nshuti yanjye udukurikirana, aho Imana yaguteretse ikakuzamura. Zaburi ya mbere. Turabashuje inshuti z'umusaraba, umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Abantu mudukurikira kuri Zaburi ya mbere TV, tubifurije amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku migabane igize isi yacu, ariko cyane cyane abari iwacu mu Rwanda. Uwiteka bishimire. Murunzi Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimazwe cyane. Makuru y'iminsi. Ashimwe Imana. Tuguhaye ikaze kuri Zaburi ya mbere TV. Zaburi ya mbere TV, umuyoboro Imana yaduciriye kugira ngo dukorereho umurimo w'Imana, dukorereho gushaka kwayo, twamamaza ubwami bwayo. Turasuhuza abantu badukurikira, hari abantu bajya batwandikira muri commentaire bakatwereka ko turi kumwe, hari abaduhamagara bakatubwira ko turi kumwe, hari abatwandikira kuri WhatsApp bakatubwira ko turi kumwe, badukurikira. Imana ibahe umugisha. Turasuhuza ngeze n'ubwo Jeanne Pomsen ari musha Imana imuhe umugisha. Ngeze Yesu aguhe umugisha kandi akwagure mu izina rya Yesu. Aisha, Imana iguhe umugisha. Aho uri muri Kigali, Imana iguhe umugisha, kugire neza n'umuryango wawe. N'abandi abari Burundi turabasuje mu izina rya Yesu. Abari Canada turabasuhuza mu izina rya Yesu. Abari hirya no hino ntari bubashe kurondora bose turabakunda, murabizi.
tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana watangira dusengera ugashima Imana kandi ikabana natwe mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kuko uri Imana nziza. Tugushimiye umugambi wawe muzima. Tugushimiye kuri Imana yakuri na hafi. Tugushimiye kuri Imana ari mu ijuru n'isi. Tugushimiye ko natwe turi kubw'umugambi wawe. Kandi mu gihe nk'iki ngiki ntabwo twari tubizi ko tuzaba tugukorera. Ariko dushimishwa nuko turimo kugukorera twamamaza ubwami bwawe. Twebwe Paulo yavuze ngo dushozwa nawe kuko ari wo duha imbaraga. Imbaraga zacu ntacyo uzakora nta naho uzagera. Ariko wowe uri muri twebwe ubasha kuturwanira ukatuneshereza ugakuraho ibitero byose by'umwanzi ukajya ugenda ufunga amarembo y'ikuzimu naniza ibitero by'abadayimoni kubita hasi ikintu cyose cyarwanya ubuzima bwacu cyarwanya n'umurimo wawe cyose kigakubitwa hasi ahubwo izina rye rigakomeza rigashyirwa hejuru ubutumwa bwe bukagera ku isi yose ugakomeza ugashoboza akajeni kugira ngo umurimo wawe ukomeze wagukire. Ndabizera benshi badukurikirana hari abo tutanasuhuje ariko badukunda ariko bose uko bazajya bagenda badusuza natwe n'ukuri natwe turabasuhuje kandi turabakunda dukomeje gusengera abadukurikirana bose abifuze by'ubutumwa bwiza ndetse kuri zaburi ya mbere bose turabasengeye kugira ngo komeze baho umugisha abagenda akora umurimo wawe abagenda akora ku butunzi n'ibindi byose bagenda bakora byose ujye ukomeza baho umugisha wawe. Rero dusengera ino vuga butumwa kugira ngo rigere kure tubangamiye Satani uzaryinjiramo akarirwanya kandi ibivugwa byose Mana ubishyigikira ubikwerekeze kuko nituye kuvuga ibintu birimo kuba tujya kuvuga ubutumwa tujya kuvuga ibyo watubwiye tujya kuvuga ibyo turimo kubona tujya kuvuga ibyo ugenda utubwira umunsi ku munsi. Reka rero nawe usubihagararemo ikindi cyose cyabyishe inyuma tugikubise hasi cyose tucyambuye ijambo mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana akurinze gute? Mwami arandinze cyane turabona akavura kagwa imvura iragwa harya mu murimo ukora ubuhinzi bujya buzamo keretse by'umwuka guhinga ngo turabiba tukabanjura tukarima mu mwuka kandi Imana itanze imvura y'umugisha twese bitugeraho iyi minsi turimo turayikeneye cyane imvura turayikeneye y'umugisha kandi yizi isenya amazu imvura y'umugisha kuko itabayeho ugereranyije n'ibihe turimo imbere hariya haba hagoye ntabwo byaba byoroshye. Irakenewe cyane ku bahinzi ku bantu bahinga igwe nziza nihita izuba rive imyaka ikeneye izuba nayo ibone kubaho. Hanyuma hari ijambo Imana igushyize ku mutima uyu munsi yatuganiriza cyane iminsi igoye iminsi dusohoyemo iragoye iminsi isaba umukristo guhamya Yesu yamenye. Kera bajyaga baririmba ngo igihe kirageze kandi kirasohoye cyo guhamya Yesu wamenye ukumva ari ibintu bizatinda ariko ndimo ndabona byihuta. Karibu ku ijambo ry'Imana. Yego murakoze cyane tujya gwana ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri mu bami ba mbere ibice 14 abami ba mbere turasoma ku murongo wa mbere turadusimuka biturukije nuko tuzajya tugenda tuyaganiraho bikaribu rwose dusomere abami ba mbere ibice 14 reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere haravuga ngo icyo gihe Abiya mwene Yeroboamu ararwara. Yeroboamu abwira umugore we ati ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana ko uri muka Yeroboamu maze ujye i Shilo niho umuhanuzi Ahiya aba wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko. Wamvuzeho reka basubiremo. Ni ukuvuga Abiya yari umuhungu wa Yeroboamu yari umwana wa Yeroboamu. Yego. Noneho Yeroboamu abonye ko umwana we arwanye atuma nyina atuma nyina ari we mugore we agenda yiyoberanyije. Ubwo nabyo turaza kubisobanura. Cyatumye umugaragu we turaza kubisobanura icyatumye yiyoberanye. Ngo icyo gihe Abiya mwene Yeroboamu ararwara. Yeroboamu abwira umugore we ati ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana kuri umugore wanjye maze ujye i Shilo niho umuhanuzi Ahiya aba wamvuzeho ko nzaba umuhanuzi nzaba umwami w'ubu bwoko. Dusome ku murongo wa 12 ngo nuko haguruka witahire icyakora uzaba ugishinga ibirenge
ku rurembo umwana apfe. Uwo ni umuhanuzi wari umubwiye. Isomye hejuru nibwo byumva neza. Reka tuyasome. Icyamujyana. Umurongo wa 3 ngo kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwira uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya, ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yari ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira. Namara kwinjira aha ariyoberanya yihindure undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati yewe muka Yerobowamu we, injira. Ni iki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumyeho amagambo akomeye. Umurongo wa 7 genda ubwire Yerobowamu uti umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga ngo kwivuze yagukuye muri rubanda, igukura muri rubanda, irakogeza, iragishyira kuzamura, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isiraheli, ikugira umwami w'ubwoko bwa Isiraheli, imiryango 10 yose y'Abisiraheli, ikugabaniriza igihugu, igukuye mu nzu ya Dawidi, igukuye mu nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, wayibereye inyangamugayo. Witonderaga amategeko yayo, akayakurikirana umutima we wose, kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Ubwo ni ubuhanuzi bwa Gahi bwa Yerobowamu. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi. Imana yarakaye. Ijambo ngo ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Warekeraho. Ni ukuvuga ngo niyo tutakirwa dusobanura ino jambo ririsobanuye. Nagiye kumbona amazu umuntu arateraho imetero mwiyereko, umuntu agenda atera imetero akajya agera urugo ku rundi cyangwa amazu urugo ku rundi, noneho akakuba hari hibarwa ryo kukuvuga ngo ni ibiki naguhaye. Yusomye yo baravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kwisanga ku kazi, kwisanga ku modoka, kwisanga mu kiyobozi, kwisanga ku ntebe, kwisanga mu mwanya, kwisanga warabyaye, kwisanga ufite ubuzima. Mbega ni ibintu umuntu yisanzemo, yisanga yamuhaye imukuye muri rubanda ariko yavuze. Bibiliya irasobanura iki? Iravuga ngo uyu Rehobowamu yari umwe mu bagaragu ba Salomo. Yego, yari umugaragu ariko uzi gusenga, uzi kujya gute gusenga. Yajya mu butayu Imana ikavuga, ikavuga. Yajya mu buvumo Imana ikavuga, yajya mu butayu Imana ikavuga ati nzakogeza, nubwo utamenyekana, nubwo usuzuguritse, nubwo urisuzugurwa, nubwo ukora mu rugo, nubwo uri umugaragu, nubwo uri hasi, ariko nzakugira ukome kandi nzakucyaza ku ntebe.
nzakuha kuyobora, uzayobora umukumbi munini, uzaba umuntu mugari, uzaba mugari cyane, uzaba mureba. Mbega Imana iramwogeza, iramwe ngo ndakwicaje. Hari abantu Imana igiye ngo ndakuzamuye, ndakuzamuye, nguteretse hano, nguteretse hano, nguteretse hano, nguzamuye gutya. Nawe yaramuzamuye, iramutora, imutereka hejuru, ngo yisanga Rehobowamu afite imiryango ibiri. Ubwo yasanze abasaza, aravuga ati ariko ko nshaka kubayobora, kandi yabaye ikiri imiryango 12. Salomo yamaze kumuha ubwami bwa Bisiraheli, arangije Salomo amaze gutanga, ahereza umuhungu we Rehobowamu. Amaze kumara aravuga ngo ajya mu basore, aravuga ati se ninyobora nkayobora igihugu bizagenda gute? Undi ati nuyobora igihugu, ariko hari uwo Rehobowamu yifitiye iki? Isezerano. Nubwo ari umugaragu uri ahantu hasi, afite Nzayimana, yuko Imana igiye kumuzamura, igiye kumuha kuyobora ubukumbi munini, kumwicaza mu muryango, akayobora umuryango munini mugari. Uyu mwana arangije akimara kumuyoboza akiri na mutoya, ngo yegera abana b'abasore, ngo arababwira ati ngiye kuyobora igihugu, kandi ubwo ngiye kuyobora igihugu nzabayobore gute? Data yayoboraga gute? Aravuga ati ati Salomo ingoma yose yari amahoro, nta ntambara, nta bibazo, rwose yaratworoheraga, yari umukire wifitiye amafaranga. Ku misoro yaragabanyaga, burya imisoro yose ni abantu bago. Ku misoro yaragiraga, gereza zari zaragabanyutse, nta muntu wari ugifungwa, yari ingoma y'amahoro. Nawe rero niba ugiye kuba ku ngoma, uramenye ntuzatubabaze, ntuzatubangamire, nkuko so yayoboraga, nawe ari kuzayobora. Ngo aragenda, ngo ubwo yagiye kubasaza, ni gutyo bamubwiye. Ngo aragenda abwira abasore, abasore aravuga ati ahubwo wowe niba umuntu yasoraga 10,000 kugira ngo uzazamuke vuba, ajya asora akube inshuro 10. Niba umuntu yakoze nk'icyaha, jya ukuba 3, bamufunge, niba ari imyaka 5 bafunge 15. Niba umuntu babukubitaga ibiboko bya skorope, bya biboko biriho iminuza ibyuma, bamukubita wenda 100, bajya mukubita 500, ari kugenda uvuge. Niko abasore bayobora. Ngo araza aravuga ati nimunyumve mwese Abisiraheli, munyumve mwese, ngiye kubayobora, ariko inkuru shaka kubabwira mwese muyumve kandi muyemere. Ubu ngiye kubayobora, ubaka kanya, uwo bajyaga basora 100,000 azajya asora miliyoni, uwo bega azamura imisoro, aravuga kandi wafunzwe list yasohotse, wari warafunzwe 5, twongeye kongera yindi 15, arabazamura bose, buri wese atangira kugenda yikura. Imiryango 10 yose imuvaho, imaze kumuvaho, hasigara imiryango umwe wa Yuda, hasigara imiryango 2 gusa, niyo yasigaye, asigara umuryango w'Abayuda. Ngo imiryango 10 yose y'Abisiraheli irazamuka yose iragenda. Ngo bakigera, Bibiri isobanura iki? Ngo bakigera ku musozi, urumva ateretswe n'Imana kandi yari umugaragu, ngo bahita bavuga ati ninde watuyobora? Baravuga ngo ninde watuyobora? Ngo Rehobowamu niwe wenyine ushobora kutuyobora, nta wundi. Ngo bari kubera ko yari yaravuzwe, ngo kubyo nabyumvishe asa nk'umubaye utabyumva neza, ahita aramuraba, aravuga ati ndiki cye busuzugurwa, umwana w'umugaragu utamenyekana, ni gute nayobora? Ngaza bega, ariko ngo Imana ko yari yamaze kumuhitamo, ngo ahita ayobora. Imana yamubwira ngo rero mwana wanjye, dore ugiye kuyobora, ugiye kuba ukomeye, uramenye ntuzivange. Buriya Imana igushize ahantu, niba haguteretse ibishaka gukora ibyo ishaka. Ngo ikimara kumuzamura, ngo ahita ahinduka, ngo ahita avuga ati rero dusize urusengero Yerusalemu, birashoboka ko Abisirayeli bazajya bamanuka bakajya gusengera, ngazashiduka bose bongera. Urumva Satani hari jya yongorera umuntu, agabanga ubwo nacuruzaga fanta, ngacuruza iki, ariko Imana ikabizamura, ninashyiramo kanyanga abantu bazancika, ninashyiramo warajya abantu bazancika, ninashyiramo urumogi, ninashyiramo inzoga abantu bazagenda bacika, kandi mu kindi gihe bikarangira nawe utangiye kunywa. Akibagirwa Imana yamukuye hasi ikabimugejeje, ikavuga ati ubwo nicaye kuri intebe, umuyobozi wanjye w'ijoro akaba ngeraho, akaba ubwo arimo kusanga ngo turyamane n'ibyanga, nzashiduka namanutse, reka nemere ndyamane nawe. Agatangira kwimika ibigirwamana. Umuntu akayobora itorero, akitora akariyobora, akareba ryari mu mwuka, agatangira kwinjira mu muryango y'imbaraga za gishitani, agatangira kugira ibigirwamana yinjizamo, akavuga ngo ninabikora gutya sinzamenyekana, sinzatera imbere, ntago nzaba umuntu ukomeye. Yego
ntabwo nzagera hano ugasanga ayoboye itorero ariko agatangira kugira gute gushyiramo ibigirwamana, agenda agira ibintu y'imikamo, ashyiramo ibyo byaha by'ubutinganyi, agenda ashyiramo ibintu byose. Kubera iki? kubavuga ngo nudashyiramo ibi bintu ntabwo uzamenyekana, ntuzatera imbere, ntuzagira. Umwana w'umuririmbyi akaririmba avuga ngo ninagenda ngo ngira ibintu nimika, shyiramo ibigirwamana, ninjira mu miryango izayereminate, ninjira mu biro biriya, ntabwo nzamenyekana, sinzatera imbere. Akibagirwa Imana yamuzamuye ikamukura muri rubanda nyamwinshi, ikamuzamura. Ngo arangije yibagirwa ki? Imana. Ngo yibagirwa Imana, ngo amaze kwibagirwa Imana, Imana irababara. Ngo atangira kujya kubununga, ngo atangira kuhashyira ibigirwamana. Aravuga ati iyi niyo Mana yo gusenga, Imana y'Ubuyuda, Imana yapfiriye reka Yerusalemu, ni Imana mugomba gusenga, ni iyi ngiyi. Ngo yimika ibigirwamana, ngo agenda atera ibigirwamana, ngo buri musozi wose awushyira ibigirwamana, ashyira ibigirwamana, ngo bakajya bamanuka, ngo bajye basenga, ngo kandi ngo iyi Mana, iyi niyo Mana, Imana y'ibigirwamana, iyi niyo Mana, Imana yo kunywa inzoga, Imana yo gutingana, Imana yo gusambana, Imana yo kujya mu bapfumu, Imana yo kujya ikuzimu, mbega ashyiraho izo mana. Yibagirwa Imana yamuzamuye, lesase doneye, yamuvanye muri rubanda, aciriritse mu basuzuguritse, imwicaza ku ntebe aho yayihaye icyubahiro. Reba yaraciriritse, yaba ikanzu yambaye, reba icyubahiro Imana imuhaye, ariko Satani atangiye kumwereka ko nta cyubahiro afite, ahubwo agomba kujya n'ibindi avangamo turiya, akavangamo na turiya, akavangamo na turiya. Nshuti yanjye dukurikirana, mbere watangije iby'umwuka none uherutse iby'umubiri. Ngo arangije bigenda biti, Imana yamutumyeho intumwa ntiyayumva, irangije imutuma haya amagambo. Imutuma y'amagambo. Imana yabanje kumubwira ati nyamuneka kura. Buri Imana igisanga umuntu ikamaze kumubwira ati narakuzamuye gukora muri rubanda go hasi, ndakuzamura mushyira ku gatuti, ndakuzamura wambaye ibyubahiro, ndakuzamura nguha imodoka, ndakuzamura nguha iduka, ndakuzamura nguha amafaranga. None uranyibagiwe kubera ko rero guhinduka kwe kutakiriho, utakiri uwanjye, dore ibizagusohoreraho. Nabona gwazi urimo gupimwa, nabona buri zose irapimwa. Imana itangira kubabwira amagambo ameze nk'aya ngaya, yamwe ngo kuko wanze guca bugufi ukanga guhinduka, ngiye kuza, ngiye gukuraho, ngiye guheha, ngiye kwigizayo umuryango wose wo mu rugo rwawe, uko wari uyoboye, ibyo wari uyoboye, ibyo wari wiringiye, ibyo washyiraga imbere, nzaheha nk'uko umubyeyi aheha umwana amabyi, nzaheha. Nshuti yanjye udukurikirana, aho Imana yaguteretse ikakuzamura, ariko ngere kabonye bagusubiramo ibigiye kugusohoreraho. Imana yarakuzamuye, iguha icyubahiro, irakumenyekanisha, iguha itorero, iguha umurimo, irakuzamura, urashumye, urakora. None uribagiwe, dore bigiye kugusohoreraho. Murongo wa 12. Umva ibyo yahise amubwira bigiye kumusohorera. Ngo nuko haguruka witahire, ngo icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku marembo umwana apfe. Abisiraheli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo niwe wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Imana iguha umugisha. Murongo wa 14. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isiraheli, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubu ntibyasohoye? Nshuti yanjye dukurikiranye, tuve ku mateka ya Rehobowamu, tuve ngo uyu mwana arwaye, ariko ngo yari amaze ngo kushinga Imana, ngo abahanuzi bose bahagera akabirukana. Aje babwira ati musubiri wanyu. Arabirukana. Imana none hisana ubuhanuzi bukomeye, iravuga ngiye kwinjira muri iyi nzu, nzahera ku murongo, byose nkubita hasi, ku buryo ingoma yawe yose, umurimo wawe wose, ibyo wakoraga, ibice byose bizazima. Kandi nzaheha nkuko umwana yituma umuntu agaheha akuraho byose kugira ngo umwanda ushire. Cyakora uyu mwana ni we wenyine uzabasha gushingurwa mu mva, n'abandi bose ntabwo uzashingurwa mu mva, nta wundi uzashingurwa mu mva. Niko yagize gute? Niko yavuze. Ni wowe wenyine uzagira gute? Uzashye. Ndagira ngo wowe bino bintu bishaka kubyumva ukabyita ibyoroshye, ariko Imana igiye gusura umuryango wawe.
Imana igiye kugusura, Imana igiye kudusura, Imana igiye kujya ku isi, Imana igiye kuzenguruka. Abantu isi barayifashe, barayobora uko bashaka, ibyitwaga iby'Imana barabyoberezamo iby'Imana, bafite ibindi bigirwamana barimo kwima. Ravuga ngo nzinjira abose abasenze ibyo bishushanyo bose bazahanwa nabyo. Haleluya. Murongo wa 24. Yego. Ngo kandi muri icyo gihugu hari abatinganyi, kandi muri icyo gihugu harimo n'abati bakoraga ibizira byose, kandi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Mu bintu byose by'abajimana ni ibi bigirwamana, ibi bintu abantu barimo gukora, ngo ariko ngo muri icyo gihe ngo barangije barushaho kuba bibi. Ubuhanuzi barabwumvise, ndetse n'igisoro kirasohoye, umwana arapfuye barabibonye, ariko ngo ntiyacika intege, ngo akomeza kuba mubi, ngo kugeza n'igihe yinjije ubutinganyi, ngo aragenda bwinjiza mu nzu y'Imana, aragenda arabwinjiza. Ubutinganyi buragenda bwinjira mu rugo, ubutinganyi buragenda bwinjira mu ngo z'abantu, ubutinganyi buragenda bwinjira mu itorero, ubutinganyi buragenda bwinjira ahantu hose. Imana irababara, irimanukira ibintu byose ikuraho. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye udukurikirana, nubwo wahagurutse ari ibintu byinshi urimo kwimika, ndetse ubutinganyi bwamaze kuhaguruka, bwamaze kugwira, bwamaze kuzenguruka. Na kera niko byari bimeze, ariko abantu bose babikoraga, Imana yarazaga igaheha. Hari ibintu Imana ije guheha, Imana yamwe ngo hari ibintu igiye guheha, kuko hari ibyaha yanze, hari ibyaha binukiye. Uyu mwana yazamutse neza, abwirwa n'Imana, asenga Imana. Imana yavuga ngo nduwiteka ndakuzamuye, ngiye kugukura hasi muri rubanda ruciriritse, muzamure nkwimike, mugeze hejuru, mugeze hano. Ariko ngo bimaze kumusohoreraho, ngo bitangiye kumwataka, bimaze kumugeraho, ngo umwana amaze kurwara, ngo aravuga ngo genda usange Ahiya umuhanuzi. Ariko ntugende ugenda, atuma umugore we aramubwira tugende wiyoberanyishe, ugende y'ibintu byamaze kukwataka, ushaka kwegera Imana kandi bitagishoboka. Ngo arangije ngo ariyoberanya, ngo asa ngo yigize umugore usanzwe, ngo ariko cyagera Imana ngo yamugeze ku mukozi w'Imana, iramubwira ngo mubwire umuhanurire mwati uwo mwana uzanye ntago azabaho, ni wowe wenyine uzashyingurwa, abandi bose bazagwa ku gasozi, abandi bose bazapfa nk'imbwa, abandi bose nzakuraho uyu muryango wose nzawuhanagura, nzawuheha. Genda ubimubwire ngo akigera mu marembo, ngo ubuhanuzi barasohoye, aho kugira ngo ace bugufi akomeza kurushaho, ngo umwana arashyingurwa kandi barushaho gukomeza kuba babi. Ndagira ikimbabaza nuko Imana ikubwira, ikakubwira, ikagutumaho, ikibonika gutumaho, ikongera ikagutumaho. Nabonye umugozi munini Imana irimo kugenda ikoza ku bantu, abatinganya imira bakozaho, abasamanyira bakozaho, abasenga ibishushanyo bakozaho, ibyaha birimo gukorwa. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, ubuhanuzi naguha nuko Imana ikugezeho kandi igiye kugeraho, igiye kuguha ikimenyetso. Hari umwana wawe ugiye kuhagwa, hari umwana ugiye Imana nyeretse yambwe ngo nimudasenga ngo dusenge, umuntu azajya akenyuka nta mpamvu, imodoka igenda yibike nta mpamvu. Kubera iki? Satani arimo arashaka kunywa amaraso menshi, ariko abasenga bamaze kugabanyuka, bamaze gucika intege, ibyisi byabatwaye kubera ibiciro birimo kuzamuka, ibintu byose bigenda bizamuka. Abantu bagize bafite ubukene, umuntu arazavuga ngo niwemera tukaryamanuka tugatingana nibwo nguzamura, nibwo nguha amafaranga, nibwo nguha icyubahiro. Niwemera tugatingana nibwo nguha akazi, niwemera tugatingana nibwo ngushyira ku mwanya ukomeye, niwemera tugatingana ndaguhande, nibwo wemera ukayobora, ukaba pastor, ukaba umushumba, ukagira. Niwemera tugatingana nibwo nguha amafaranga menshi, niwemera ukabikora, mereza bara Kristo mbatware, kumwemere tubakoreshe. Nibwo ugire umuntu aragusanga ku ruhimbi, aragusanga muri biro, kavuga ati ndaguye n'amafaranga menshi, ariko wemere tubyamane. Kandi ari wari umushumba bamaze kubibirura, kandi barabakozi b'Imana, ariko kubera amafaranga, kubera ibyubahiro, kubera kumenyekana, kubera kubavuga ngo turabazamuye, bemeye no kugira ngo ahera bahakorera ibizira, bahakorera ubutinganyi, bahakorera ibyaha. Ndagira ngo inshuti yanjye uzemera akasinyira, nawe umuryango wose uzahehwa nkuko kwa Rehobowamu wose umuryango wazimye. Imana izabanza ikwereka ikimenyetso cy'uko yageze iwawe, yakugezeho. Abana b'Imana Imana izabarokora ndetse barokore. Ugira ngo Rehobowamu umuryango we ni w'Imana yavuzeho, uravuga ngo ni ugiye kuzima, wose igiye kuwiha, ariko ntabwo bivuze ko Abisirayeli bose bagize. Ndagira ngo abushumbye, ntabwo Imana ikunda abantu bayo, wowe n'umuryango wawe izabaheha, ibashyire hasi, ariko umuryango w'Imana Imana izakomeza kuwubungabunga. Ibyo urimo gukora biravuga ngo urabikoraga kwihorera, ukagira ngo manywe nawe, ariko izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana, ariko izabanza kwereka ikimenyetso cy'uko yaje. Yagutumye abahanuzi, igutuma abahanuzi. Iki gihe cyari igihe cyahiya, imutumaho, itumaho n'abandi, ngo ariko itumaho n'abandi, ibatumaho nawe yagutumyeho, igutumaho wa mbere ntiwamwumvise, igutumaho kabiri, none igiye kuza umuryango wose, igiye kuba nkuko umwanda wose bawuheha.
kandi bizamenyekana ko byakozwe. Ndagira ngo nshuti yanjye wowe wamaze kumva amafaranga yari yagutwaye ukemera gutanga abana b'Imana, ukemera kubatanga muri ibyo bintu bidasobanutse, Imana izakugeraho, izamugeraho. Ijambo guhera ryo ryanteye ubwoba. Ijambo guhera yabanje kuhagera, irakubwira ati nyamuneka ibi bintu urimo gukora sibyo, ntabwo wabyumvishe, ubutinganyi burakomeza burazamuka. None iravuze ngo we n'umuryango we ukora bino wese ushumbye ukora umurimo w'Imana, aho bikorera mu biro hano hose, aho bikorera Imana igutumyeho, nudaca bugufi ngo wihane guhinduke, Imana igiye guhera. Kandi zabanze kwereka ikimenyetso cyo kwageza mu rugo, ngo yamweretse ikimenyetso, umwana ararwara kandi arwara indwara idakira, bamujyana muri bya byirwamana biranga, bamujyana abapfumu biranga, abo batinganye ntacyo bari bakimumariye, abo bakuru b'ibyo bakoraga ntacyo byari bikimaze. Mwarangira ngo umugore avuga ngo iyoberanye, ugende hari wenda umuhanuzi yasengera umwana cyangwa agire n'ibyo akubwira. Nta bundi buhanuzi yamubwiye, yamwe ngo uyu mwana ni uzashingurwa kuko yankoreyeho, yaramenye arangwa, reka abandi bose nzabaheha nk'uko umuntu aheha amabyi. Imana nicyo aravuga ngo kandi ukigereyo umwana utaragera mu rugo, umwana arapfa, utaragera mu rugo uyu mwana arahagwa, ahageze. Kandi Imana yatangiye kugera kuri uwo muryango wose irawuheha. Imana ivuze ibintu iranabikora, bose barapfa, baguye ku gasozi bapfa nk'imbwa, amaraso ameneka ku gasozi. Imana iraheha, umuryango wa Rehobowamu wose urazima. Imana iramuzamuye, imuhaye icyubahiro, imuhaye kumenyekana, imuhaye kumuzamura. Icyayihembye ni ubusambanyi, icyayihembye ni ugutingana, imukuye ahantu hakiritse, imukuye hasi, igenda imuzamura, imuha icyubahiro, imuhaye nawe yayituye kuyubaha no kuyikorera. Ayihembye kumutinganye, ayihembye gukora ibyaha, ayihembye gusambana, ayihembye ibigirwamana, ayihembye mu bapfumu. Ndagira ngo inshuti yanjye dukurikirana, Imana izaza ntizaceceka. Niko Yoba yavuze, avuga ngo Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Ntabwo Imana yacu izaceceka, izaza. Ntabwo izaceceka, izaza. Mu bice bitanu izaza. Murongo wa mbere izaza. Tugana ku musozo, Murakoze cyane gutambutsa message Imana yagushyize ku mutima. Ese byari ryari ikwereka ibyo yerekwa n'umugozi yerekwa n'uyu munsi? Imana nyereka ubwo nateguraga rino jambo, nibwo Imana yanyeretse uyu munsi ku itariki ya mbere. Nibwo yanyeretse umugozi irimo kugenda ipima, irimo kureka avuga ati ko naguhaye akazi, mwereka umusaruro w'akazi wakoze. Ko naguhaye amafaranga, nyereka umusaruro w'ibyo naguhaye. Hari benshi bakennye, hari benshi bashonje, hari benshi bari, buri muntu wese, nta muntu umwe wiyoberanyaga, buri wese yagiraga isoni akabasha kujya. Ko hari umugozi upima iyo nzu uri ku nzu, kuryo nta muntu urenga uwo mugozi. Buri wese muri urwo rugo, muri iyo nzu yamugeragaho, akavuga ati uyu muryango ko nawe uzamuye nka wicyubara nka bumenyekanisha, bakiga bakamenyekana, bagatera imbere, bakicara ku manebe bakajya gute. Icyo mwamembye niki? Nugutingana. Icyo mwamembye niki? Nukujya mu bapfumu. Icyo mwamembye niki? Ko nakuzamuye nka kumenyekanisha, nkaguitorera ukakukira hejuru, nka kumenyekanisha, nkagukura hasi nkakuzamura. Wamembye iki? Buri muntu wese yabuze icyo yerekana, isoni zitangira kubica. Aravuga ngo ndaje kandi ngiye guheha. Ngiye guheha nkuko umwana yituma umubyeyi akaheha amabyi. Imana igiye guheha kuko ibyo barimo gukora biba birayimukira. Nabyo bimeze nk'umwanda wo muri toilette. Kuko Imana abo yazamuye, abo yahagacira, abo yamenyekanishije, abo yahaye ijambo, nibo bayituye gutingana, nibo bayituye gusamana, nibo barama buwate, nibo barimo gukora ibyaha. Nta kintu kimanuye Imana. Nuko Imana yamaze kubapima, ubigiye kumanuka, buri muntu wese imugeraho, buri ugiye kumanuka, buri wese imusatira. Iramwe ngo buno butumwa ngirimo kuvuga ngo n'ubutumwa bwa nyuma, ngo none hizazishyira mu bikorwa. Ngo yatumyeho benshi bwira benshi, ariko irimo irasoza kuko Rehobowamu ngo irasoza, imaze gusoza ngo ikindi cyahirutseho, umwana we yarapfuye, yagiye yoberanyije. Imana imuha ubuhanuzi bukomeye kandi budasubira inyuma. Rero ubuhanuzi buracyafite amahirwe yo kubireka, buracyafite amahirwe yo gukizwa, hari abantu benshi barimo kugira inama. Wari umukozi w'Imana wasengaga Imana, none baragutwaye bakwigisha ibintu, bagushyiramo ibintu, bakwireke, baguteranya n'Imana, baguteranyije n'Imana. Ko baguteranyije n'Imana, rero kuko wamaze kwandura, ubutumwa bwakugezeho, wararyamye urabirota, wareretswe, wabonye byinshi, hari ibintu byinshi wagiye ubona. None aho bigeze igiye kwimanukira, izi gusange, nimara kugusanga nizaze iheha. Imana igiye guheha. Kandi n'abandi n'abawe bose bagukurikiranye, n'abagukurikiranye, n'abushumbye bagukurikiranye, mwese izabaheha, izakuraho umwana. Murakoze. Imana iguhe umugisha ko gutambutsa message y'Imana. Ndakubaza akabazo gatoya, waba warigeze uhura n'umutinganyi wowe ubwawe? Njye nahuye n'umutinganyi, ndamubona pe, kandi nabonaga narinzi ko ari umuvandimwe, narinzi ko ari umuvandimwe, nta nibyo narinzi. None turaryama, twari turyamye, twaryamaga turi benshi, yari n'umushoferi, ariko
okay icyo gihe naryamaga nambaye imyenda ndangije ngewe ngona ndimo ndarota utangira kurota ntangira kumva ndimo ndota naho ibyo ndimo kurota birimo biraba noneho kuri nambaye umwenda wo kurarana agapantaro ariko kamfashe ni nk'Imana yari yabikoze buriya ntago warana n'umuntu ngo maraye musigana ibimuno wenda uraye wenyine ushobora kwiyambura ariko kurana n'umuntu urambara nararyamye ndambara kuko cyane ko nari no mu buturo bwe ndambara wari uriwe nambara agapantaro wari wamusuye se okay nari narayeyo byabindi by'abasore nari nyine umusore ndarayo nzi ko ari ibisanzwe ariko ndyamye numva imaritse imitima ariko nkajyana ibibazo yifitiye ariko kamwe ngo mfite n'amabuno manini yari nyiri umusore ariko babimbwira icyo gihe turimo kurya ntazi byari byo akureba akarabya indimi ariko iwanyu ngo n'abakobwa banyu bagira amabuno manini kuko bahora babivuga nkumva nibyo sinabyitaho noneho ndyamye nibwo rero yabonye ko nasinziriye atangira gufungura inuza yanjye noneho ipantaro ariko ayifunguye iyo umuntu agize ndumva afunguye ipantaro atangira gushaka kumpindukiza ariko ibyo ntabyo narinzi ashatse kumpindukiza ariko kuvuga ahubwo mbona yabaye nabi wahise ukanguka nahise nkanguka ko yagize amindukije mba ndakangutse ntabwo yase bitemwa wabaye iki sizo ukuntu navuze ati bite wabaye iki ndebye nsanga kwa kunemo kunyitsiritaho ariko ipantaro itaramanuka nibwo nahise mbona ko ibintu byakomeye mitamaguruka ndagenda niryamira ku musaza bazari gasanga hari bimaze kwa nka 8 z'ijoro atigeza guheka aho nabibone nuko yagize isoni yongeye n'uyu munsi iyo duhuye mbona agize isoni ngone aracyari umusore se aracyari umwe yabaye umugabo ariko kwera ibyo by'ubutinganya akora n'abagore ubwo barongora mu kibuno byarangiye nyine n'abagore abarongora mu kibuno bakajya bamucika urumva niba arongoye umugore aravuga ati amurongora azi ko ari umugore ariko yajya aryama nijoro akamuhindukiza ashaka umugore atereka reka akavuga ati ntago byemeye umugore akigendera none yageze aho aravuga ngo kenshi ngo babikora bazi ko ari imikino yeza rero aravuga ngo babikora bazi ko ari imikino ngo ariko ngo kwa kundi agusukamo amasoro ngo aragenda akabyara utuntu tumeze nk'uduheri nk'utubuye tumeze none ngo kwa kundi amutinga ngo agenda amushimira ngo akumva ni byiza urumva agera mu rwego noneho yatinda kwikora ngo haruma cyane ku buryo atangira gutonyoka yajya kwihagarika kwituma akababara ubwo rero yemera agatanga n'amafaranga menshi kugira ngo abone umuntu umworohereza ndagaraka ibyo bintu rero n'udakizwa urapfuye ubu urumva rero we yari umutinganyi w'umugore yari umugabo yari umusore ahubwo noneho abashaka arabatinga noneho yabona babyanze bakagenda nicyo gituma rero benshi bageraho abitangira ngo babitangira bagiye bama n'ubuhamya babitangira bazi ko ari imikino ariko bikarangira bibaye ikinani rwamagana hari abana benshi 15 umve kuntu satani afite ubugome 15 18 20 mbega karemera kakora nk'amafaranga akaza kakayaguha yose ati ndapfuye mbabarira unkorereze mu kibuno rwose mbabarira ndaguha amafaranga ushaka amafaranga akayamuha umwana nta mafaranga ajya atunga niba tukore 50 abishyira uwo muntu ati ndayaguha yose ariko umbabarire undongore mu kibuno kuko ndapfuye humye ameze nabi aravuga ati neru nashatse no kubireka birananira ati ubwo nuko mbayeho ese wakijijwe ati no Yesu ntago nabimenye ibya Yesu ntago nabishobora urumva rero satani nta kindi kintu cy'isodomu n'igomora cyaharimbuye nuko icyaha cy'ubutinganya aricyo cyazamutse kibindenga kamere gituma harimbuka kugeza naho harimbuka n'ubu hari wese arakongoka nta kindi rero ubutinganya burimo kubera harokotse Loti n'umuryango we gusa ubutinganya Imana yenyetse ubutinganya wera mu nzu ubwo nyine umugozi urimo ububera mu nzu Imana izahagera ubera mu itorero izahagera waba urimo kubera hose Imana igiye kuza kandi Imana yacu nizaceceka izimanukira ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikirana birashoboka ko wamaze kubigira nk'ibintu bisanzwe ariko Imana byarayibabaje bikora ku mutima w'Imana hari igihe igihagarika imvura ariko ikabona hari abantu bayo bakiyitakira hari igihe ibintu byinshi bihagarara ariko Imana igiye kwimanukira kandi igiye gukora hano imbere rega Imana ntago ari umuswa ntago ari umuswa umuntu umwe mu bacu yaravuze ngo ikintu cyose Imana yakiremeye ikintu cyacyo umwanya wacyo nimba Imana yo guhaye akanwa nako kurisha ibyo kurya bigutunga amatwi nayo kumva ibyo ubwirwa amaso nayo kureba intoki ushobora gukaba ukumva cyangwa ugakora imirimo igutunga umwanya wose Imana yaguhaye ufite ikintu cyagenewe kujyamo ariko ngo bino bundi
ni uburyo bwo bubangikanyamana ariko buri hejuru. Ni ukuvuga ngo hari abantu basenga ibishushanyo bagasenga ibintu byose bitandukanye bubangikanyamana bikabaza Imana. None Imana niba yavuze ngo nimubyare mwororoke, umugore ahure n'umugabo mubyare mwororoke, none urashaka umugore aho kugira ngo muryamane ahubwo ukajya mu kibuno. Benshi baranyatuye, hari abantu aza akambwira ati nkora iki urugo se nduvemo, ati yo ndyamye umugabo namwe se ntago meze neza bituma ujya mu kibuno, ati ngewe mu kibuno nakera niho narinzi ibyo burya nagushatse nzi ko mu kibuno ari hunze. Birababaje, nagahinda. Yego, nagahinda twajwemo Satani arimo arakuza umugara, niko navuga. Reka dusengere iri jambo n'abazaryumva. N'umuntu Satani yaragabyeho igitero ashaka kwaba umutinganyi, bihagarare mu izina rya Yesu. None iki ni ikintu cyambabaje, umwana aturutse hanze. Yego, aramwanga ngo ikimubabaza nuko aho bituruka bo batarimo kubikora. Barareba abana b'Abanyafurika barimo kugenda uwo ngo mwari kumwe. Wo arareba akareba nk'abana barimo kugenda, akaba ari watinga ariko we ntawemererwa, watemererwa ko umutinga. Wakaba yabigukorera ariko wowe utabimukorera kuko azi ingaruka zabyo. None ugasanga nka 2 cyangwa 3% ko twebwe tukavuduka tukaba tugeze hafi kuri 70. Urumva twebwe ibyo batubwe byose tuhita tuzamuka. Uramutinga akagutinga, umugabo ku mugabo. Uyu munsi ni wowe, ejo azaba umugabo nawe umugore. Urumve kuntu Satani atamayeri, ugasanga bikugizeho ingaruka. Niyo mpamvu bageraho bakishakanira, nuko ababonye ko atazabona kubona abazajya akavuga ati noneho rimwe kugira ngo bimvure uzajya ubinkorera nanjye ejo mbigukorere. Rero nicyo cyaha kirenze ibigirwamana abantu barimo gukora cyatumye gihagurutsa Imana ku ntebe yayo ije kwirebera ibirimo gukorwa. Kandi Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo iri hejuru ibintu byose, ibyishyira hejuru, ibyemera, ibyumva ko bikomeye, ariko Imana ibiri hejuru. Amazi menshi umuraba w'inyanja witeka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Ibintu byose wenda ushobora kumva amafaranga ukavuga kumenyekana, gutera imbere, kubikirangira ukumva, ariko Imana nikugeraho. Uyu nguyu Rehobowamu yarakomeye, amaze kuyobora imiryango y'Abisirayeli 10, hari yumva ko akomeye, ariko umunsi umwe umwana wararwara ajya ku mukozi Imana atumye umugore wiyoberanyije. Nuko abantu bose byari byanze, yaramaze guca gufara kata Imana yamaze kumukuraho amaboko. Iravuga ngo umwana azapfa kandi ngo inuza icyitwa inzu yawe yose nzayiha. Hari inzu zigiye guhehwa biturutse nuko Imana ibabwira ibasanga. None byageze ku mukuru, bigera ku mwana mutoya, bigeze ku muryango, bigeze hanze, bigeze mu itorero, ikizira kigeza ahera. Ibi byakomeje gukorwa. Imana yisamanuka. Murakoze. Imana umugisha cyane. Tugana ku musozo kugira ngo usengere umurimo w'Imana, itorero ry'Imana muri rusange, cyane abantu abakristo. Umuntu wamenye Imana imukomeze, kuko ibihe tugezemo ndabona n'utazabyemera hari bishobora kuzabyara ibindi akarengane hafahamu. Naho Satani arimo kugenda kuko bifite umuvuduko ukabije cyane. Ejo twumvaga ngo muri ADPR hamwe nabonye amashusho yaho makeya mu Wangirikane. Urumva rero itorero risigaye se niri. Urumva birakijisha ariko hari igihe bazagira umuntu ahagarara abyemera ati twe turabyemerewe. Nta nubwo babyatura cyane, ariko aho byakorewe itorero byakorewe mu uwo mwaka warangije kwinjira, wamaze kwinjira. Yego. Imana itugirire neza. Senga Imana turabizi nubwo Satani yahaguruka, ariko itorero ry'Imana riri mu ibanga kandi racyahishe. Nubwo tuvuga bino, ariko hari abantu bazanabyanga. Hari abapasitoro bacyuzuye umwuka w'Imana batazabyemera, hari abashumba, hari abapotere, hari ababishop, hari abakozi b'Imana batandukanye. Ibi byose bagiye banurirwa kuva kera, bazahagarara mu nama wenda bakaba banazigwamo kandi bazemera guca bugufi. Nubwo barwangwa rwahagurukirwa, ariko ndabizi ko uzaza kurengera itorero ryawe. Ntago uzemera ko Satani akomeza gusuzugura itorero. Satani ntago azakomeza gusuzugura abantu b'Imana, bavuga Imana, abantu basenga Imana. Niyo mpamvu ikikumanuye ari ukuha imbaraga abantu bawe. Ikikumanuye ni ukushyira uburinzi ko ugashyira uruzitiro ku bantu bawe. Reka rero uze wibakira. Ntago Satani azakomeza gusuzugura abantu b'Imana.
abinjizamo ibintu bipfuye, abinjizamo ibintu bibi. Niyo mpamvu nawe tugusabye Kristo kugira ngo wimanukire uhagararire umurimo wawe, uhagararire abakristo, uhagararire abarimo gukizwa, abarimo guhinduka, abashaka guhinduka, abashaka kuva mu bitandukanye, mu biyobyabwenge, mu busambanyi n'ibindi byaha bikomeye, kandi abarimo gukora ibyo babikora mu ibanga, ibirimo gukorwa natwe duha imbaraga kugira ngo tubashe gukorera hanze abantu bose babone ko turimo kukuvugira. Rero twagure mu ijambo, rero komeza uzamure iyi zaburi ya mbere, komeza uzamuke kugira ngo umurimo w'Imana komeza waguke cyane kandi komeza utere imbere. Dushimiye ko imbaraga zose zahagurukira kuturwanya no kuduhagurukira zose zizajya hasi, kandi uzadutunga urutoki waravuze ngo nawe uzarumutunga, kandi uzatuvuga nabi wavuze ngo nawe uzamuvugana. Rero nta kindi tuvuga, turimo turazamura ubwami bwawe, tumenera Satani amabanga. Ntabwo rero yadukunda, niyo mpamvu tumushyize hasi ngo ateshwe agaciro, ahubwo ibyo wavuganye natwe komeza ubisohoze, amasezerano y'abera komeza asohore, komeza uduha agaciro mu batatwemera. Turabizi neza ko hari abantu benshi, hari indwara nyinshi ugiye gukiza kubwo abantu baciye bugufi, hari abatinganye ariko bagiye kudukurikirana bavuga ngo turabiretse kuko ijambo ryawe nijya ritambukira ubusa. Hari abantu bagiye guhinduka, rero wabikoze akamera gutya akarwarwa burwayi nakire, uwarwaye kanseri nishire, uwarwaye diabete nishire, indwara zose zitandukanye ugenda uzikiza kuko hari abantu benshi bahindutse bakijijwe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ya Muri bagire neza. Turabashimiye abantu mwabanye natwe kuri Zaburi ya mbere TV. Nimba ari ubwa mbere turakwinginze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tuba twabateguriye. Indi nkunga umwuka wera yagushoboza, wumva umwami Imana guhatira gukora, wayiduha kugira ngo twashe kwagura ubwami bw'Imana. Mbibutsa ko kuri Zaburi ya mbere TV jya tubatunganyiriza amashusho, tubafatira amashusho meza mu bukwe, amavideo, amafoto meza, ari live streaming, ari amashusho asanzwe, ari amavideo meza, turabibakorera ku biciro bito cyane mutasanga ahandi. Imana y'amahoro ibagire neza. Zaburi ya mbere.